ushobora kuba uri umusore ukaba umaze igihe kinini uri single ariko ukazakora ikosa rimwe na rimwe wangaga gutereta cyangwa se wangaga kujya no mu rukundo uvuga uti urukundo rw'ubusigaye mbona abarurimo bameze nabi cyangwa se uburyo kibitwara njye mbona ntabivamo, reka mpitemo uzambera umugore mwiza. Rimwe na rimwe wanahitamo ugahitamo umukobwa uzakusenyera ubuzima bwawe cyangwa se wanakora ikosa ukamugira umugore wawe, ukazasanga urugo rwanyu ni rumwe muri za ngo zisenyuka zimaranye imyaka itageze no kuri 5. Uyu munsi ngiye kukwereka umukobwa ugomba gutinya mu rukundo. Mbese ni ukukubwira uti tinya umukobwa umeze utya mu rukundo. Wa musore we nukora ikosa ugakundana n'uyu mukobwa ushobora kuzasaza urukurira cyangwa se wanakora ikosa rikomeye cyane ryo kumugira umugore ukazasaza urira cyane. Nta kindi usabwa wowe uyu munsi ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, naho ubundi uhawe ikaze. Umukobwa wa mbere ugomba kwirinda gukundana nawe cyangwa se ugomba kwirinda kwinjirana nawe mu rukundo ni umukobwa ukunda amafaranga cyane. Nyaboneka kuri isi nta muntu n'umwe wanga amafaranga, n'umwana ukivuka abaza amafaranga, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga umukobwa nawe arayakunda ariko ugasanga yakunda birengeje urugero. Ugasanga umukobwa ikintu icyo ari cyo cyose ari gukiniramo amafaranga. Rimwe na rimwe n'umusore bakundana ugasanga yamugeze nka ATM mashini, aho usanga ikintu cyose umukobwa akeneye ari gusaba umuhungu asaba umuhungu, cyangwa se n'ikintu cyose gishobora gutuma umukobwa abona amafaranga akaba yagikora. Wowe rero ushobora kugira ngo umugize umugore yaje akurikira amafaranga abona ufite, ayo mafaranga yashize nyine kuko ari cyo kiba cyaramuzanye agera hakigendera. Rero ntugakora ikosa ryo gushakana cyangwa se no gukundana n'umukobwa ukunda amafaranga, kuko rimwe na rimwe bishobora kuzaguteza ibihombo byerekeranye n'urukundo ndetse n'amarangamutima, ukazasanga niho ushaje urimo urarira. Umugore wawe arimo aragutoteza cyangwa se n'umukunzi wawe arimo aragutoteza, rimwe na rimwe mufitanye gahunda yo kuzabana ariko abonye ko ubushobozi ufite butazahura n'ibitekerezo afite agahita kureka. Rero ntugakore ikosa ryo gukundana n'umukobwa cyangwa se no kumenyana n'umukobwa ukunda amafaranga cyane. Ikintu cya kabiri ugomba gutinya cyangwa se umukobwa wa kabiri ugomba gutinya mu rukundo ni umukobwa wikunda cyane. Buragize ngo wenda murakundana ariko ugasanga wowe ku ruhande rw'abari gukurura yishyira wowe nta n'ikintu na kimwe usanga ari kugira ngo wenda kuzanira iruhande rwawe. Usanga niba ari udufaranga, niba ari iki cyose, niba ari ibyishimo, paka we bimuzeho wowe n'ubundi, mbese we aba ashaka kukugira igikoresho. Umukobwa wese wikunda ntuzakore ikosa ryo gukundana nawe, kuko ushobora kuzasaza urukurira uvuga uti ntabwo akinkunda arikunda cyane cyangwa se akunda ibindi bintu runaka. Ababonye amafaranga mu nzu ari kumva ko ari urambara neza, wowe ntiwambare neza. Rero umukobwa ntuzagerageze gukundana nawe kuko ubuzima bwanyu bw'urukundo bushobora kuzajya mu kaga. Nunakora ikosa rikomeye cyane ukamugira umugore, ushobora kuzasaza urukurizwa n'amarira y'urukundo wamukundaga kandi yarakubeshyaga. Umukobwa wa gatatu ugomba kwirinda gukundana nawe mu rukundo ni umukobwa utendeka. Ukundanye n'umukobwa ariko afite abandi ba boyfriend bagera kuri 5 akundana nabo, nawe ukavuga uti mfite girlfriend. Nyaboneka ushobora kuba wanyweye cyangwa se unafite ikindi kibazo cyo kutamenya, ariko ndakugira inama umukobwa wari wese utendeka afite contact zanditseho sheri zigera muri 5, ariko ugasanga uri kubyihanganira uvuga uti ngiye kumwereka urukundo nawe azabona ko mukunda abo banda bareke. Nyaboneka hari igihe usanga umukobwa yarigize ibamba. Rero ntugakore ikosa ryo guhirahira ngo ugiye gukundana n'umukobwa ukunda gutendeka cyane, kuko bishobora kuzatuma usaza nabi cyangwa se ukanasaza urukurirurizwa n'urukundo wamuhaye kandi wakagombye kurukunda ikindi kintu runaka. Aho kugira ngo ukundane n'uyu mukobwa ukunda gutendeka cyane, uzi ko wakunda ibiryo, ni inama nakugiraga. Aho kugira ngo ukundane n'umukobwa wakunda ibiryo. Umukobwa wa kane ugomba kwirinda gukundana nawe mu rukundo ni umukobwa w'umwirasi. Yego kwirata ni byiza kuko utirase ntawe umurata,
ariko igihe cyose umuntu yagerageje kwirata ariko akarengera ugasanga ibintu bye byose ntari kubikora neza bitewe n'ubwirasi, ari kwanga koza isahani uwo mukobwa, ari kwanga gukora ikintu runaka kuko hari ikindi kintu runaka gishobora gusenyuka iruhande rwe, ugasanga ni nka babandi baba basitari, ugasanga ubuzima bwo abayemo si bwo yakabaye arimo. Wowe jya ugerageza wirinde kuba umwirasi, ahubwo ugaragaza ubuzima bwawe bwa nyabwo, bizagufasha. Ugasanga umukobwa yambaye inkweto zitarize, ikintu icyo ari cyo cyose yateye kugira ngo agaragare neza. Rero ibyo ngibyo si byiza cyane kuko bishobora kuzagusenyera urukundo rwawe wa mukobwa we. Jya ugerageza rero nawe wa musore igihe ugiye guhitamo, ntugahitemo umukobwa w'umwirasi kuko ntiyazakumesera, ntiyazakogereza umwana, ntiyazakogereza urukweto. uwo nguwo ntugakore ikosa ryo kwiyahura mu rukundo rwawe nawe. Umukobwa wa gatanu utagomba gukundana nawe cyangwa se ugomba gutinya gukundana nawe ni umukobwa ugira ishyari. Nyaboneka yego ishyari ryiza ribaho, ariko ishyari mvuga ni ishyari ribi, aho usanga umukobwa atavugisha mugenzi we bitewe n'uko hari icyo yagezeho, ugasanga nawe igihe umuvugishije ugasanga nyine ari kuzanamo ibintu by'amashyari rimwe na rimwe akagucyurira. Rero igihe cyose wabonanye cyangwa se wanagerageje gukundana n'umukobwa ugira ishyari, ubuzima bwanyu bw'urugo rwanyu rushobora kuzaba hari rwa rugo usanga abantu barufatiraho urugero mu ngo z'agateranya, aho usanga umugore wawe ari umwe mu bagore babi muri karitsiye. Rero ntuzakore ikosa ryo kugerageza gukundana n'umukobwa ugira ishyari kuko bishobora kuzagushyira muri risike. Rimwe na rimwe ugasanga ni wa mukobwa uhora urwana n'inshuti ze bitewe n'amashyari ndetse n'ibindi bintu runaka. Umukobwa wa gatandatu ugomba gutinya gukundana nawe mu rukundo ni umukobwa ufite inshuti mbi. Nyaboneka hari igihe usanga umukobwa afite inshuti ariko ugasanga izo nshuti nta kintu kizima zakwigisha cyangwa se nta n'ikintu kizima zamwigisha. Umukobwa rero ukagerageza kwiyahorana nawe mu rukundo ukavuga uti ugiye gukundana nawe, bishobora kuzagushyira muri risike aho uzicuza impamvu wagiye muri urwo rukundo. naho byaba akarusho waramugize nk'umugore, niho hahandi usanga urukurira mu byotsi, si no mu myotsi ahubwo ni ibyotsi. Gerageza rero wenda gukundana n'umukobwa ufite inshuti mbi, za nshuti zambara nabi kuko nawe iyo ari kugendana nazo usanga bari kumufata nkazo, ugasanga wenda afite nk'inshuti zikora umwuga w'uburaya, ugasanga nawe nyine igihe uri kugendana n'uwo mu girlfriend wawe barimo baragufata nk'umukiriya wazo, ndavuga indaya. Ujye ugerageza wirinde gukundana n'umukobwa ufite inshuti mbi kuko izo nshuti mbi zishobora ashobora no kuba adafite iyo mico mibi, ariko ugasanga izo nshuti wowe uko agenda cyangwa se n'uburyo ki agaragara bigatuma nawe agaragara nk'izo nshuti ze, ugasanga abantu bari kubafata cyangwa se bari no kumufata nk'umuntu w'indaya. Umukobwa wa karindwi ugomba kwirinda gukundana nawe cyangwa se ugomba no gutinya gukundana nawe mu rukundo ni umukobwa unywa inzoga. Kunywa inzoga si icyaha. Mvuze kunywa inzoga ubyibaza, ariko kunywa inzoga si icyaha, ahubwo kuzinywa mu rugero nibyo byiza. Igihe cyose warengeje urugero niho usanga niba uri nk'umukobwa uri kugenda amajipo ari mu mutwe, ntiwamenya igihe watahiye iwawe, abasore bose bakugize igikinisho bitewe n'uko nyine wiyandaritse. Wagiye mu kabari uranywa urasinda, ntiwamenye ese urihe, buri kimwe cyose nturi kukibuka. Rero umukobwa wari wese unywa inzoga ntuzagerageze gukundana nawe kuko ashobora no kukubeshya akakubwira ngo ngiye nywa agacupa kamwe, ariko nizibika zari amagi kuko aba bose usanga banywa amakaziye y'amayoga, usanga barahereye ku gakombe. Rero igihe cyose uri umukobwa ukaba ufite inshuti mbi ndetse unakunda kunywa inzoga bihuriranye, umusore yagukunda rero yaba yakoze ikosa ryo kugukunda, ugasanga ubuzima bwe buhise bujya mu kaga kandi nawe atarabizi. Rero jya ugaragaza wa musore we, ubanza ugenzure uvuga uti uyu mukobwa anywa inzoga cyangwa ntazinywa, inshuti ze ni izihe, ukaba inshuti n'izo nshuti ze. Buri kimwe cyose nyine nk'uko twavuze haruguru ukabanza ukakigenzura. Umukobwa wa kenda ugomba gutinya gukundana nawe ni umukobwa utiyitaho. Nyaboneka wa mukobwa ugenda ukagira ngo yapfiriyemo imbeba, wa mukobwa ugenda ukagira ngo ni toilette barimo baravidura, uwo mukobwa ntabwo ari wo nkwifuriza. Sinamvuze ngo nuwo, ahubwo wa mukobwa nawe utiyitaho.
ugasanga ntakunze kwambara neza, wenda n'utwo twenda duke afite ugasanga ntatugirira isuku, uwo mukobwa siwe nkwifuriza wa musore we. Uzamutinya ahubwo nubona umukobwa utita kuri ibyo bintu, ugasanga umukobwa iwabo mu mbuga nta na hantu na hamwe hakubuye, inzu ifite imyanda ariko umukobwa ntabyitaho. Jya ugerageza wa mukobwa we, niba unakeneye boyfriend muzima jya ugerageza wite kuri aho iwanyu, kuko naza kugusura cyangwa se akanahinyuza ari kugerageza uburyo kihameze agasanga ni mu mwanda, zavuga uti urugo rwanjye cyangwa se urugo rwacu rushobora kuzaba ari urugo, ntirushobora kuzaba urugo ahubwo rushobora kuzaba puberi. Jya ugerageza rero wa musore we uhitamo umukobwa wiyitaho, naho utiyitaho uzamureke kuko nawe ntazakwitaho, ntazakwitira ku bana. Umukobwa wa 10 ugomba gutinya mu rukundo, cyangwa se umukobwa umeze utyo ugomba kumutinya mu rukundo, ni umukobwa utazi Imana cyangwa se utizera Imana. Mu buzima hari igihe usanga umuntu atizera Imana ataranayishyize mu mibereho ye, ugasanga ubuzima bwe yabushyize muri risk, aho usanga buri kuyoborwa n'ibyo biyobyabwenge, nayo nuko gushaka amafaranga ariko Imana ntayibirimo. Nyaboneka ibintu byose bitari mu Imana ndakubwira ko bidashobora kuzatera imbere. Gerageza rero wite ku biri mu Imana nayo izabikwitiraho. Nta kindi uyu munsi nabateguriye ni ibyo mbere ku mukobwa cyangwa se ubwoko bw'abakobwa ugomba kwirinda gukundana nabo, n'igihe wakundanye nabo ukazamenya ko ugomba gufata iyo risk kugira ngo ubuzima bwawe buzabashe kubaho ubuzima bwiza bwo mu rukundo. Njye wategura iki kiganiro nitwa Aime, iyi YouTube channel yitwa Aime Heart. Ntugende udakanze subscribe.